Tariki ya 18 Gicurasi duhimbaza abatagatifu Venanti wa Kamerino uwahowe Imana, Karawudiya umubikira n'uwahowe Imana, Fayina umubikira n'uwahowe Imana, Yuriyeta umubikira n'uwahowe Imana, Erike umwami, Yohani wa mbere Papa, Diyosikori uwahowe Imana, Feligisi wa Konterice na Fota. Turahimbaza mutagatifu Yohani wa mbere wahowe Imana mu wa 526. Yohani wa mbere yabaye papa kuva mu wa 523 kugeza mu wa 526. Niwe papa wa mbere wagiye Constantinople akakiranwa icyubahiro kimukwiye. Icyo gihe umwami Theodorika w'Ubutaliyani yategetse papa gukora urwo rugendo, amutumye ku mwami w'abami Yustini wa mbere wari ufite icyicaro i Constantinople, amusaba kurekera uburenganzira bwose abayoboke b'idini ryari ryadutse ryahakanaga ko Kristo atari umwana w'Imana. Umwami w'abami nyamara ntacyo yabikozeho, ahubwo yarabisuzuguye ndetse arushaho kubuza inyigisho zabo. Aho papa ahindukiriye n'ubutumwa yahawe ntacyo bugezeho, umwami Theodorika yararakaye cyane, akeka ko papa yamubeshye, nuko aramufata amushyira mu buroko ahitwa i Ravenna. Ni naho yaguye tariki ya 18 Gicurasi mu wa 526 yicishijwe inzara. Nyuma y'imyaka 4 nibwo ibisigazwa by'umubiri we byashyinguwe muri kiliziya ya Petero Mutagatifu i Roma. Iyo mihango ikorwa mu cyubahiro gikwiye koko abahowe Imana. Turahimbaza kandi mutagatifu Venanti wa Kamerino wahowe Imana mu mwaka 250. Amateka y'abatagatifu atubwira ko habayeho abatagatifu 5 banyuranye bafite izina rya Venanti. Uhimbazwa uyu munsi ni Venanti wahowe Imana ari ingimbi y'imyaka 15. Ibisigazwa by'umubiri we byajyanywe gushyingurwa i Kamerino mu Butaliyani mu mwaka w'1259. Mu kinyejana cya 17 Papa Clement wa 10 wari warigeze kuba umwepiskopi wa Kamerino, niwe watoje abakristo kwambaza uyu mutagatifu. Mutagatifu Venanti yatangiye kogeza ukuri gutagatifu afite imyaka 15. Umwami Desi abonye ko inyigisho ze zihindura abapagani benshi mu Bukristo, ategeka ko bamufata. Venanti ariko ntiyategereza ko baza kumufata, aje ubwe ku mutware w'umwami ati, Imana musenga zahimbwe n'amashitani. Imana ni imwe, yatwoherereje umwana wayo kwigira umuntu ngo adukize ibyaha. Nuko afatwa ubwo. Inabi bamugiriye sizivugwa. Iyo umumarayika w'Imana ataza guca ingoyi zari zimuboshye bakimukubita, aba yarishwe n'ibiboko byonyine. Abapagana ariko ntibakangwa n'icyo gitangaza, bamumanika ku giti yerekeje umutwe hasi, amaguru ari mu kirere, nuko batangira kumutwika buhoro buhoro. Marayika w'Imana ariko arongeraza kuhamumanura, naho aramwururutsa neza. Icyo gitangaza gituma abapagani benshi bemera ubukristo, nuko bongera kumubaza byinshi byerekeye ukwemera kwe. Hanyuma bamusubiza mu buroko, bakomeza kumugirira nabi ku buryo bwinshi. Bamuhungura amenyo yose n'amahiri, bamujanjagura ishinya n'umunwa, bamuta mu gisimu cy'umunuko mubi aboshye ngo abe ariho apfira. Umumarayika w'Imana aza ubwa gatatu, naho arahamuvana. Ubwa gatatu nyine bongera kumuzana mu rukiko kumubaza ubusa. Venanti
yumvisha neza umucamanza uburyo Imana y'ukuri ari y'Abakristo, kwiza abapagani ari ibiti gusa cyangwa amabuye. Abisobanura neza bitangaje. Umucamanza arahaguruka yemera ubwo bukristo, apfukama imbere ya Venanti. Antiyokusi abyumvise ararakara cyane, ategeka ko Venanti bamugabiza ibirura bifunze bimaze iminsi ntacyo birya. Izo nyamaswa ariko ntizamwakura. Bukeye bajya kumukurubana mu mahwa no mu bisura. Imana irongera imukiza ibisebe by'izo nabi zose. Bamujugunya hejuru y'urutare rubi ngo ahanuke nk'uturutse ku munara yihonde hasi. Venanti ariko yururuka buhoro buhoro, asegasiwe n'abamarayika, arinda ashyika buhoro rwose hasi. Bakomeza kumugirira inabi nyinshi, byose bibi by'ubusa. Aho bigeze bamuca umutwe. Imana nayo yashakaga ko ayibera umumaritiri, ntiyabigiriraho ikindi gitangaza. Ntugatinye kuruha no kubabara ukorera ingoma y'Imana. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Muri Suwedi turahimbaza mutagatifu Erik, umwami n'uwahowe Imana. Muri Turukiya ahitwa Ankara turahimbaza abatagatifu Claudia, Faina, Yuriyeta n'abandi babikira bane bahowe Imana, babanje kubaha ababicisha ububikira bwabo, Imana ariko ibarwanaho ku gitangaza. Hanyuma babazirika amabuye mu ijosi, babata mu kizenga, bapfa batyo. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holy Land TV Rwanda. Mugira amahoro.